Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza YouTube channel Jay Maso. Guys, mumeze neza? Nukuvuga ngo nkuko dusanzwe tubimenyereye, nukuvuga ngo internet y'ubuntu ecitano cyangwa se Droid VPN. Internet ziri mu kazi neza cyane kandi zikora fresh. Ziri ku isonga. So, Droid VPN irakora kuri MTN. Naho Hatano Plus irakora kuri Airtel Tigo. So guys, reka noneho uyu munsi naje kubaganiriza ku kintu bita ukuntu wabona file. Hari uburyo umuntu bamuhereza file akaba atabona uburyo ayi settinga cyangwa se ayifata akaba ayishira muri app, muri application. So uyu munsi ubwo ikintu tujye kureba ni ukuntu wafata file wahawe ukaza ukayishira muri application, ubundi ugatangira gukoresha internet y'ubuntu, file ikagiramo neza cyane, ubundi ugakanda start, nta bindi bintu biriwe unyuramo. So guys, ubu ni uburyo bwa mbere ushobora kunyura muri storage yawe ukimara. So kuvuga guys, kanze mwereke kuri WhatsApp gato. So guys, nikuvuga ngo urabona niba ukoresha WhatsApp, tugiye muri WhatsApp gatoya, muri WhatsApp gato. Noneho umuntu naguhereza file muri WhatsApp akayikoherereza, akaza kuyikoherereza muri WhatsApp. Icyo urakora ni ukuvuga ngo icyo uri bukore urahita ujyamo uyikorere download. Kanze mwereke gatoya. Ya guys, ni ukuvuga ngo ubwo wageze muri WhatsApp baguhaye file, niba guhereza file uzahita uyiklikaho. File uzahita uyiklikaho, nurangiza kuyiklikaho izahita isa gutya. Urabona ka kantu kaga fresh kaba kameze gutya ko ku downloadinga, ni ukuvuga ngo haraga fresh kaba kamanuye kagaragaza yuko ushobora kwita kora download, kaba kari hano. Ubu ngubu tuvuge urugero wagakozeho, byarangiye ije isa gutya ari muzi. So guys, nuyikoraho nta kintu bazakubwira hano kuri WhatsApp, nta kintu bazakumarira, ahubwo bazakubwira ibindi bigambo, bakubwire ko utayemerewe n'iki. So guys, noneho uzahita ukupa telefone yawe, uzahita uyikupa. Ubwo twakubye telefone, noneho uzahita ukora, uzahita uza urugero, reka tujye muri storage. Ushobora kunyura muri settings ukaza muri internal storage. Nge niho nkunda kunyura hihutisha ibintu, niho nkunda kunyura. Nawe bitewe n'ahantu ushobora kunyura, ushobora kuza gusubira inyuma gatoya, ushobora kuza ukanyura ahangaha kuri files. Nayo ni inuza ya storage. Ukaba wahanyura, ubwo naho ngombwa ko nge ntabwo nkunda kuhanyura. Kanyure kuri muri setting. Ubu ngubu twakirita handi, urabona storage yanjye cyangwa se internal yanjye isa irya, RAM ya telefone ni iyi. Noneho internal storage ni iyi, ngira ngo murayibona. So nta yindi memory card mfitemo nka SD card ku ruhande, no wapi, ni internal storage gusa. So noneho tuzahita dukirika ahangaha kuri storage, ni kuvuga ngo nahangaha tuzakirika internal storage cyangwa se internal shared storage. Ya muno mo hagati niho tuzakirika, ntabwo uzaza gukirika ahangaha ngo kuri 77 wapi, no, ibi ngibi ntabwo uzabikirikaho. Twakiritse hagati. So urabona niba kugeza ahangaha bizaterwa na telefone ukoresha, ahangaha bizaterwa na telefone ukoresha. So uzahita umanuka, ubwo nge ni Spark 2 ndi gukoresha. So numanuka urabona ushobora guhita ukirika ahangaha ndetse Explorer. Ya ahangaha kuri Explorer niho uzakirika. Urabona ubwo twageze muri internal storage. So guys, ni kuvuga ngo urugero, iyi ni document ariko kuri ngewe ntacyo imaze ahangaha. Nibuke tugiye gushaka icyo bita file ya Hatano Plus, wayihawe kuri WhatsApp, twayikozeho twayitanotarinze twarangiye. Ariko niba twayihawe muri WhatsApp tuzakirika kuri folder ya WhatsApp, ngira ngo muri kuyibona ni ngiyi. So twayikiritseho, noneho murabona tukikirikaho bahita bakwereka shared thumbs, bagahita bakwereka na media. So noneho uzahita ukirika hano kuri media, kuri media. Tukiritse kuri media urabona haje tena twa tuntu twinshi, link, status, wallpaper, kuvuga ngo WhatsApp animate gift, bise nuvuga ngo document. Ari naho tuba dukeneye kuza, nahangaha tudusanga utuntu tw'amafile document. So guys, nahangaha witukirika, twakirise urugero, urabona ahangaha nta file nakiriye nkuko mubibona, nta file nigeze nakira, ngira ngo muri kubibona, ahubwo nta file nigeze nakira ngewe. Murabona ko nta kintu gihari. Ariko ngewe nitujya kuri senti cyangwa se senti, nibuke nge hari abantu nshobora kuba nahaye file, mushobora gusanga nohereje file. So twakirike, barakubwira ngo no media. Ubwo ntago nzi impamvu biri no media, ariko nukuvuga ngo dusubiye inyuma ahangaha kuri document, muri document zacu, ahangaha niho ugomba gusanga nani inuza file wahawe cyangwa se ya file wa downloadinze, urayisanga ahangaha muri document. Nuyisanga mu urahita uyikirikaho,
irahita igusubiza muri application. So guys nuko bimeze. Noneho reka nze mbereke wenda ati ushobora kuvuga ati ndi kubesha cyangwa se niki oya ntabwo ndi kubesha. Noneho reka nze nsubire inyuma gato ya wenda ngiye kubereka ahantu mbika amafayiro yanjye ababitse. Noneho nimusanga hano mbitse amafayiro ndibuze kuyakirikaho mubone barahita bangeza muri application. Ngiye fayiro urugero nzibikanga cyangwa se utuntu twanjye twose ntubika aha kuri fire name aha kuri fire name ngira ngo murkwabona neza cyane. Noneho ninkirika ubwo no kuvuga ngo ibintu utuntu twanjye twose mba nkeneye gutanga kwa uploadinga bis twose ngiye nsanga hanga ngo buri folder yayo ifite akamaro kayo. So nimpakirika muri buze kubona aha hari screenshot mudu nimubona hanga no kuvuga ngo iyi ni file ni folder mba narakoze ibifite icyo bisobanura byose. Iyi ni screenshot izongera ngo murabizi bahasanga amafoto akore screenshot. So guys none no kuvuga ngo hanga handitse HTVPN cyangwa se HTVPN aha ngira ngo murkwabona. So guys ahangaha nge niho mbika utuntu bishatse kuvuga ngo ni H5 plus cyangwa se H5 VPN ira H na T bishatse kuvuga ngo ni H5 cyangwa se H5 VPN cyangwa se H5 VPN. So niho ubwo mbika files ngomba gutanga cyangwa se file ngomba gukoresha nanjye ubwanjye. So nimpakirika urasanga harimo free internet Tigo June use it for Airtel tena. So guys izi ni file cyangwa ngo murabibona izi ni file ziri gukora neza cyane. Harabona hayi ya mbere iyi ya mbere harabona ihaye na iri gukora. Sorry guys. Guys muranyangana gatoya nari nkoze kuri file ubwo bari banjyanye muri application ariko bari bihutishije ibintu ntararangira gusobanura iyi party turiho cyangwa se step tugezeho. So guys ni kuvuga ngo na hano hejuru kugira ngo muri kubibona na hano hejuru iyi ni folder nayo irimo file. So guys irimo file harimo izo ndi gutanga now nizi ngiza ariko nzibahaye zakora gusa hari ziri gukora izi zigeze zitandukanye. Hari ziri gukora wenda kuri telefone runaka, hari n'izakora kuri buri telefone iyo ari yo yose hatavuyemo telefone iyo ari yose ishobora kuba yagiramo application ya H5. Izi ngizi zose murazibona zikora aho ngaho. So guys nukuvuga ngo noneho taje mbereke ninkirika kuri file ya mbere cya folder muzabona ahangaha hari file ebyiri. So jewe nukuvuga ngo ndi gukoresha iya mbere ariko iya mbere ni kimwe n'ingiyi. Iya kabiri niyo ndi kubahereza iya mbere ni yanjye ku giti cyanjye. So mubyumve neza iya mbere ni yanjye ku giti cyanjye naho iya kabiri ni ya buri umwe ukeneye file nayimuhereza igakora kandi buri umwe yayikoresha. Nubwo nayihereza abantu miliyoni, nubwo nayihereza isi yose iyi file yakora nubwo yaba ari yo yonyine yabugenewe yakora kuri buri umwe. So guys nizo file ndi kubahereza ubwo ndi kubahereza iya kabiri ngira ngo kubundi kuyihereza iri kuzisa irya yanditseho Jhima ubwo nyine ni logo cyangwa ni logo ya YouTube channel Jhima. So ngira ngo mukubibona murabona ahangaha ishobora kuba yara creatinzwe tariki 20 z'ukwa karindwi ngira ngo mukubibona 20 July. So iyo niyo tariki yindi nuko ariko nsubiye inyuma urabona izi ngizi nazo. So harimo iyi ngiyi ya creatinzwe tariki 10 z'ukwa karindwi ni 10 ni 15 iyi ngiyi ni 20. So guys noneho nisubira inyuma. So guys ntabatinde step twari tugezeho no kuvuga ngo no gukirika kuri file cyangwa file no gukirika kuri buri file imwe cyangwa se file imwe muri izi ngizi ubundi mukareba babantu muba mukeneye file ariko muyihabwa muri WhatsApp mukabura ukuntu mwayikoresha n'ukuntu mwayifungura. So nuyikirikaho urugero nuyikirikaho reka tuyikirikeho dukirike wenda kuri ya nyuma nuyikirikaho reka dukirike kuri iyi ngiyi wenda niyo muri buze kubibona neza kuko izindi dushobora kuzikirikaho ugasanga kuri description handitseho ibindi bintu ugasanga nisa ariko iyi ngiyi no kuvuga ngo nakajambo kamwe kanditseho iyi ngiyi niba ari June ubwo nyine ni June ni iratugeza muri application yanditseho June. So guys noneho nurangiza kuyikirikaho reka tuyikirikeho twayikiritseho tuzategereza tugeze muri application. Ubu ngubu batujyanye muri H5 application yacu tegereze akanya gatoya. So guys ngira ngo murabibona bahise batubwira kujoininga Telegram. Urumva kujoininga Telegram kuko bisanzwe bimenyereye nkuko bisanzwe bimenyereye ariko no kuvuga ngo ntago tuhita tuyijoininga ahubwo duhita dukanda hano kuri leta. So guys nidukande kuri leta tuhakanye yuko tutari bujoininge Telegram. So guys ngira ngo murabibona ubu ngubu noneho ya file yacu yagezemo yatugejeje no muri application. Icyo gihe ibintu byose bitabyisetingamo ibintu byose munyumve neza munyitonze ibintu byose bitabyisetingamo aha kuri select port itahijyanamo sana ni 80 mu Rwanda. So noneho select server ahita yishiramo United States
ariko bitavuze ngo nusangamo ibindi cyangwa se random server uzayivana mushire muri United States nta kibazo. So guys, none uzasanga hasi handitse ngo ni imported config. None nureba hano akora aka kajambo urasanga handitse Heartfire. So kuba nyine ni uburyo ka file. So none hanga kuri description bibutse nababwiye ngo nani ntuze yacu file yacu ni gutya yiswe June. Okay, reka mbereke ukuntu yiswe June. So guys, twasubiye muri storage ngira ngo nkuko mubibona file yacu yiswe June. Reka twongere tubikike dusubire muri application tena. So guys, ngira ngo nanundi badusubije muri application no gukanda leta nk'ibisanzwe. No kuretinga nk'ibisanzwe nyine tukakanda leta. Ubwo icyo gihe nta kintu kiba gisigaye no gukora start. So ngira ngo mwabibonye nibyo ngibyo, ubundi ugategereza amasegonda 15 cyangwa se 15. So ntabwo irenza amasegonda 15 ifite network itarabara hano hejuru uhita kubwira connected. So niyo video kandi naje kubaganirizaho kubereka ukuntu wabona file wahawe. So guys, murakoze, mbibutse gukora subscribe kugira ngo mujye mubona n'izindi video turibuze gukora, tuzakora ejo cyangwa ejo bundi. Buri uko dukoze video uzajya wakira notification. So guys, video ikikugeraho mu bambere. Guys, subscribe. Jay here.